murakoze cyane kuduha ikaze ndetse no kudusengera kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Dushimiye kandi n'abadukurikiye bose muri uyu mwanya mwiza kugira ngo dukomeze gusangirira ijambo ry'Imana rijyanye no kwizera. Ubushize abo twabanye twarebye kwizera icyo ari cyo, tubona igisobanuro cyo kwizera, ndetse tunabona uburyo umuntu ashobora kubona uko kwizera. Tubona ko nta yindi nkomoko ari ukumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri Yesu niho kwizera kuboneka. Uyu munsi rero ndifuza ko dukomeza nanone dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 11. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 7. Reka dusome. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Murongo wa 6, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Murongo wa 7, kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kubwirwa nayo iby'ibitaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amen. Iyo tuvuga kwizera rero tuba tuvuga inzira imwe gusa umuntu wambaye umubiri ashobora kunyuramo ngo asabane n'Imana itagaragara. Umuntu ntabwo rero ashobora gusabana n'Imana we ari mu mubiri, cyangwa se abayeho mu buryo bugaragara. Imana yo ibayeho mu buryo butagaragara, adaciye iyi nzira twaharuriwe n'Imana yo kwizera, kandi iyo nzira ikaba ari Yesu Kristo. Nta kintu kibaho mu Mana wageraho udafite kwizera. Bisaba ko byanze bikunze ushaka kugera ku Mana unyura mu nzira cyangwa se ukoresha ubu buryo bwo kwizera. Umuntu rero iyo yumvise ubutumwa bwiza akabwakira, ubwenge n'ibitekerezo bye bikabwizera, nibyo bimuhesha imbabazi no gukizwa. Noneho akaba atangiye kwizera, cyangwa se akaba yakiriye kwizera kumuhesha gukizwa. Kuko muri bwa butumwa bwiza niho umuntu ahishurirwa ko yahemukiye Imana. Yamara guhishurirwa ko yahemukiye Imana, yamenye intege nke ze, akamenya n'umuti wo kugira ngo yongere kugirana ubumwe n'Imana. Kuko mu butumwa bwiza ibyo byose bikubiyemo. Niyo mpamvu na Yesaya yajya kuvuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi, ahera ku mibabaro ya Yesu, kuko ari yitwinjiza mu kugira ngo twakire ubutumwa bwe. Niyo nkuru nziza yazaniye abari mu isi. Aho usomye Yesaya 52 urabibona, 53 igahita iba ya mibabaro ya Yesu. Noneho Yesaya 54 hakavuga noneho inyungu umuntu atangira kugera iyo yamaze kwakira izi mbabazi, yamaze kumenya ko hari uwamupfiriye
ari we Yesu Kristo, akamubabarizwa ntaheranwe n'umubabaro, ahubwo akazuka, kuko Yesu azuka yazukanye n'abamwizera. Nuko rero iyo umuntu asobanukiwe inkuru nziza, ibitekerezo, ubwenge bwe bikabyakira, niko kwizera gutangira kuremwa muri we. Noneho rero aho twasomye hano muri uru rwandiko rw'Abaheburayo, haduhaye ingero z'abantu batatu kugira ngo dusobanukirwe neza kwizera ni iki kikugaragaza mu mutima w'umuntu, ni iki kigaragaza ko kwizera kwaje mu mutima w'umuntu. Kuko inshuro nyinshi usanga abantu bavuga ngo bizeye, nyamara washaka ikiranga ko yizeye ukakibura. Izi ngero eshatu rero ziraza kudufasha kumenya ni iki kiranga kwizera mu mutima w'umuntu. Aha tuhabona umuntu wa mbere tubona ni Abeli. Abeli ni ikimenyetso cyangwa se ni urugero rutwereka ko kwizera guhesha kwemerwa n'Imana. Ubundi ikibazo cya mbere umuntu yagize amaze kugwa ni uko umuntu atongeye kwemerwa n'Imana, kuko yatandukanijwe nayo. Abeli rero ni ikimenyetso kitwereka ni iki nakora ngo nemerwe n'Imana. Uyu Abeli we n'umuvandimwe we Kayini, abana babiri ba Adamu. Adamu yabanje kubyara Kayini na Abeli, hacamo igihe kugira ngo abyare abandi bana. Mu gihe rero bari bakiri aba ngaba, ngo bahisemo imyuga ibiri itandukanye. Umwe ari we Kayini ahitamo ubuhinzi, Abeli ahitamo ubworozi. Barakora kandi barahirwa, ibyo bakoze birunguka. Hanyuma ngo biyumvamo kujya gutambira Imana ibitambo. Buri wese yatambye mu byo yungutse. Kugeza aha ngaha nta kibazo cyari cyakavuka, nta kibazo cyari gihari, kuko buri wese yajyanye icyo afite. Ariko ngo bahageze, Kayini aratamba na Abeli aratamba. Kayini atanga ibyo yungutse mu buhinzi, Abeli nawe atanga ibyo yungutse mu bworozi. Ngo azana amatungo meza ayatambira Imana. Hanyuma mu kumara gutamba rero ngo bigaragara ko igitambo cya Abeli cyemewe, icya Kayini nticyemerwa. Muzi yuko ari byo byazamuriye Kayini uburakari no kugeza ku rwego yishe Abeli. Ndagira ngo rero turebe ni gute kujya gutamba byazanye kwemerwa undi ntiyemerwa. Abeli ngo yajyanye igitambo, ariko yabanje kubitekerezaho mu mutima we. Yatekereje iki? Icya mbere ngo yatekereje ni uko mbere y'uko atamba yatekereje ko ibyo atunze byose bikomoka ku Mana. Ari igitambo ajyanye, ari n'ibisigaye, ari nawe ubwe, yatekereje ko bikomoka ku Mana. Ni ukuvuga ngo gutamba kwa Abeli kwaturutse mu mutima wamaze gushyira Imana imbere, kumva ya Mana itagaragara atigeze abona iza kuragira cyangwa kumufasha gukurikira umukumbi, ariko ngo atekereza ko ariyo nkomoko y'ibyo afite, ari nayo nkomoko y'ubwe, ari ibyo atanze, ari n'ibisigaye ko bikomoka ku Mana. Iki cyamutandukanije na Kayini cyane. Ikindi, ituro rya Abeli byahise biba ko rikomotse ku mutima, ko atari impano ahaye Imana. Ntabwo yabitekereje nk'aho ahaye impano Imana cyangwa nk'aho abaye umuterankunga w'Imana, ahubwo we yatekereje ko Imana ari imugize, ari umuterankunga wari umubeshejeho, ari yakesha
ubuzima akayikesha n'ibyo atunze. Bitandukanye rero n'ibya Kayini wagiye agatanga nk'uha Imana. Aha rero biratubwira iki? Biratubwira yuko kwizera atari kudakomoka cyangwa se no gukizwa bidakomoka ku byiza twakoze, bidakomoka ku cyiza tubasha gukora. Ntacyo dufite twakora ngo kinezeze Imana gitume twemerwa. Nta kintu cyava muri jye, nta kintu cyava muri wowe, nta kintu cyava mu byo ntekereje, nta kintu cyava mu byo nshoboye cyampesha kwemerwa n'Imana. Ahubwo igishobora kumpesha kwemerwa n'Imana ni ukuyigirira icyizere, cyangwa se ni ukuba ariyo mpangaho amaso cyangwa ntegaho amakiriro, niyo impesha kugira icyo ngeraho, niyo impesha no kwemerwa nayo. Iki cyizere yashyize mu Mana rero, agashyira icyizere cye cyose mu Mana nk'uko ubushize twabisobanuye, nicyo cyahesheje igitambo cya Abeli kwemerwa, icya Kayini nticyemerwa. Kugira ngo rero umuntu yemerwe n'Imana ntabwo bishingira ko ari ingeso nziza, ku nkomoko ye, ku isura ye, ku zindi mbaraga izo arizo zose yaba afite. Nta kintu dutunze, nta kintu dushoboye cyatuma twemerwa mu maso y'Imana. Ahubwo igituma twemerwa ni kimwe, ni ugukorwa ku maso, amaso y'imitima yacu agahweza, tukamenya ko ari twebwe ubwacu, ari ibyo dutunze, ari ibitugize, ari ibyo twahawe, ari n'ibyo twagezeho, byose tubikesha Imana, tukaba ariyo dutegaho amakiriro. Ngiyi nkuru nziza ni uko ibyo dufite, uko turi, aho tugeze, ibyo twageraho, tubikesha Imana, ko Imana ariyo shingiro ryabyo. Aha harimo isomo rirerire cyane kandi ryagiye rigora umuntu. Niho muzasanga urugendo rwo mu butayu rw'Abisiraheli rwagiye rubagora kenshi. Biriya myaka bari barimo biga gushaka kumenya gutega amakiriro ku Mana aho ibaha byose. Ni naho muzasanga umugani Yesu yaciye nanone muri Mariko ibice 4, aho yavugaga umugani w'umubibyi, akavuga yavuze ubwoko bune bw'imitima yacu, cyangwa se uburyo bune imitima yacu yakira. Bamwe bameze nk'inzira, imitima imeze nk'inzira, ngo imbuto zabibwe mu nzira. Mu bisobanuro Yesu yavuze ko ari ijambo ry'Imana ribibwa, ubutumwa bwiza burabibwa, ariko imitima ikamera nk'inzira. Ngo mu nzira rero inyoni zaraje zitoragura imbuto, mu nzira ibintu byose binyuramo, mu nzira nta bariyeri, nta kintu kibuza gitangira umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kunyura mu nzira. Iyo umutima wabaye nk'inzira rero, wemera iby'ijambo ry'Imana, ukemera n'ibindi byose bipfuye bikaza bikanyura mu iyo nzira. Hanyuma rero ngo byatumye imbuto zitirirwa zinamera rwose, kuko zaratoraguwe ntizamera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wizere birasaba ko umutima utaba nk'inzira. Wowe ni mu mutima byose bikorekera, ni muri wowe, ni mu mutima imbere, niho aka kazi ko kwizera kabera, niho gakorerwa. Yavuzemo n'umutima umeze nk'ibuye, noneho aho za mbuto zigwa zajya kumera, ngo zigahita zihura n'umutima unangiye, umutima udashobora gushyira ibyiringiro byawo byose mu Mana, za mbuto zikaba zipfuye ubusa. Anavugamo noneho n'imbuto ngo zimeze nk'ikigunda cyangwa nk'amahwa, ngo aho zashatse kumera, ariko amahwa yagereranyije n'amaganya n'ibihendo by'isi, ngo bihita bizirenga hejuru bizibuza gukura. Kwizera kuba ntikukibonye uburyo. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo ubangikanyije Imana n'ibihendo by'isi n'amaganya yayo, no kumva hari ukundi byari bikwiye kugenda, no kumva hari undi wagira uko akugenza, no kumva hari ibindi byakayunganiye muri wowe, byanze bikunze kwizera ntigufata. Ngo rero izo mbuto zagerageje gusa n'izimera, ariko yamahwa, bya bihendo by'isi, kwishingikiriza ku bindi bintu, gukura mbere, kwizera kurapfuba.
imbuto ngo nazo ntizabasha kwera. Hanyuma rero ngo ariko hari n'imitima yabaye nk'imbibe nziza. Imana ishimwe ko hari imitima imeze nk'imbibe nziza, ngo imbuto zaguyemo, ngo imwe yera 30, indi 60, indi 90, indi 120, ziramera, ziba imbuto nziza, zirarumbuka, umweru uraboneka. Imana ishimwe ko Imana ishaka ko twemerwa biturutse mu mitima yacu. Ntabwo kwemerwa ntibishingiye ku byo dukora, ku by'imirimo yacu tugaragariza abantu cyangwa se dushaka kwereka Imana, ahubwo Imana irashaka kureba umutima. Wabanje wemera ko ariyo yonyine, wabanje wemera ko ariyo yonyine, uko ariyo ukesha byose, ko ariyo ukesha n'ubuzima, ko ariyo ukesha n'ibyo ufite. Mbere yo kugira ngo ugire icyo uyikorera, wabanje umenya neza ko burya wowe ubwawe n'ibyo utunze ari ibyayo. Aho rero niho kwizera kuzaba nka ya mbuto yaguye mu murima mwiza. Niko kwizera kuzagenda kukagera ku ndiba y'umutima, hahandi Abeli yageze akemerwa, igitambo cya Kayini nticyemerwe. Ndakwifuriza nshuti mwene data kureba niba koko uku kwizera kwarashoye imizi muri wowe. Inkuru nziza y'agakiza yakugezeho iciye muri za nzira zitandukanye twavuze, twigira mu by'Imana yaremye. Iby'Imana twigishirizamo ni ibintu bitandukanye, ibiremwa byayo n'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo bitugaragariza. Ni kimwe mu byagombye gutuma tuyizera, icyizere cyose tukagishyira mu Mana. Kuko aba bahungu bajya gutamba, si n'umuntu runaka wari wababwirije ubutumwa bwiza, ahubwo kubera ko iyo nyota iri mu muntu, imitima yabo yarabahase ngo reka tujye gutambira Imana. Natwe rero dufite ibyaremwe ubwabyo bitwigisha kumenya icyo gukora. None andi mahirwe, dufite ijambo ry'Imana, dufite ubutumwa bwiza. Uyu munsi dufite Bibiliya yanditswe, dufite inyigisho zica ahantu hatandukanye. Nta kindi zigamije, ni ukukuremamo kwizera, kugira ngo wizere Imana, ugirire Imana icyizere, ibyiringiro byawe ubishyire mu Mana, we kubishyira mu mbaraga zawe, we kubishyira mu byo wagezeho. Ureke gushyira kwizera kwawe mu biboneka, ahubwo kurenga ibiboneka, kugera kwitaboneka ibeshaho ibiboneka. Ni ngombwa ko kwizera gutambuka ibyo ureba n'amaso, gutambuka ibiboneka bigukikije, nubwo nabyo birimo ibifite ububasha n'ubushobozi, ukagera kwitaboneka ibeshaho byose. Ibwo nibwo uzaba uteye intambwe yo kugira kwizera kuguhesha kwemerwa. Ikindi, inzira ni imwe yo kugira ngo tugere ku Mana yarayiharuye, ni Kristo Yesu. Ntabwo uzagera ku kwizera, nta yindi nzira, nta rindi rembo uzinjiriramo kugira ngo urikomangeho ugere ku kwizera Imana kuzuye. Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama, uwinjira muri jye ngo azabona urwuri. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri Kristo Yesu uba winjiye mu rwuri rugari rutuma ibyo ubona kwizera kukagusabanya n'Imana, Imana nayo ikaguha ibyo uyikeneyeho, ukabona ibindi byiza biri mu Mana. Kwizera rero gusaba ko ukomanga ku muryango nyawo ari wo Yesu Kristo, uguma mu nzira nyayo ari yo Yesu Kristo, bikagusabanisha n'Imana yo kwizerwa yaduharuririye iyo nzira, kandi ibyiringiro byacu tukabishyira muri yo. Bityo njyewe nawe tutari dukwiye kwemerwa, Imana ikatwemera, noneho tukaba tugize ku ntambwe ituma njyewe umunyabyaha, nawe wahoze mu byaha cyangwa ukinabirimo, Imana ikwemera ukagendana nayo. Ibyo ukoze bikemerwa n'Imana, noneho ibyo utangiye kuyikorera bikagira agaciro. Pawulo yagize ishyaka ryinshi, fasha urugero kuri Pawulo, yagize ishyaka ryinshi, akora ibintu byinshi, akoresha ishyaka ry'umubiri, ageza naho arenganya itorero,
kandi ari intumwa y'idini ihiga abandi bantu bakurikira inzira ya Yesu. Yakoresheje imbaraga nyinshi, tubona inzira nyinshi yanyuzemo kugeza n'aho afata inzandiko z'ijya i Damasiko kubahiga i Yerusalemu yumva bidahagije. Ariko igihe cyarageze, umunsi Pawulo Yesu yamwihishuriraga, atangira urugendo rutandukanye n'urwo yagendaga, kuko Imana yamwinjije mu mugambi wayo noneho, kuko yari amaze kwizera, atangira gukora ibinezeza Imana, atangira guhishurirwa, noneho atangira gukora yemewe, yemerwa n'Imana. Ibyo yakoze mbere yabikoraga atemewe, ndetse ahubwo agakora nabi, nubwo we yari azi ko arimo akora neza. Ariko wowe hera kubanza kwemerwa n'Imana, nibwo ibikorwa byawe nabyo bizaba ibyemewe. Ntabwo umuntu ahera mu kugaragaza imibyizi, ahubwo umuntu ahera mu kubanza kwemerwa n'Imana, kugira ngo n'imibyizi atanga nayize kuba yemewe. Ntabwo wajya guhaka akazi ahantu ngo ugende bataraguha akazi, ujye muri entreprise ukore gusa. Wakora ariko ikibazo cyaza kuba ese ibyo ukora biremewe, ibyo ukora bifite uko byemewe. Banza ushake kwemerwa, ibindi ibyo uzakora nyuma bizagira agaciro. Kuko na Kayini yarakoze, buriya ibitambo yari yabizanye, Bibiliya irabitubwira. Yaratambye, nawe yaratambye, ariko atamba atemewe. Gutamba tutemewe rero ni ikibazo gikomeye dukwiye kwirinda. Imana rero iguha umugisha, nshuti mwene data unteze amatwi. Ndakwifuriza ko wagira kwizera gutuma wemerwa n'Imana, ukakira ubutumwa bwiza, ariko ukamenya ko mu mutima ariho akazi ka mbere kari. Ibyiringiro byawe byose ubishyize ku Mana. Wemera ko wowe ubwawe n'ibyo utunze n'uwo uriwe buriya ari iby'Imana. Mbere ya byose yo kumva ko hari ikintu wakoreye Imana gitangaje, buriya kuba waje mu rusengero, kuba hari n'ibyo wakoze mu rusengero, kuba hari n'amaturo watuye, kuba hari n'abantu wagiriye neza, kuba hari n'abo wafashije, burya nta gitangaza wakoze. Ahubwo icyari gikenewe ni ukubanza kwemerwa n'Imana, bityo na bya bindi ukora bikemerwa. Icyampa rero ngo ukorwe ku maso, ugire ihishurirwa rimenya neza, kubanza guhera ku irembo nyaryo, ugakomanga ku irembo nyaryo, ukinjirira mu nzira nyayo, bituma ibyo ukora byose bigira agaciro. Icyo ni cyo cyifuzo nkwifuriza, uwo ni wo mugambi kandi Imana igufiteho. Nubikora uzaba ubonye itangiriro ryiza, cyangwa se urufatiro rwiza rwo kugira ngo ube uwizera, haba mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana igushoboze kuyizera bituma wemerwa. Ndifuza ko twasenga Imana tukaba duhiniye ahangaha, kuko tuzanakomeza. Uwiteka Imana yacu igira neza, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro ku bwa mwene data, ku bwa mushiki wacu dusangiye ijambo ryawe. Twese duharanira kandi tukifuza kuba twakwemerwa, kuba twakora ibyatuma twemerwa mu maso yawe. Ariko wowe nturi umuntu ngo ubeshywe cyangwa ngo ureshywe n'amagambo yo ku rurimi, cyangwa se n'ibikorwa byiza twakora, kuko ntacyo ukennye ngo tube twagutera inkunga. Ahubwo ushaka ko mbere ya byose imitima yacu ibanza ikagukira kumenya ko ari wowe utugize, ko ari wowe utubeshejeho, ko ari wowe ubeshejeho byose, ko nta cyiza twageraho tutagufite. Duha iryo hishurirwa rero, ushoboze buri muntu wese muri twe kubisobanukirwa no kubimenya, kugira ngo arememo kwizera kutishingikiriza ku mbaraga ze, ahubwo yishingikirize ku wanesheje, ari we Yesu Kristo, wemeye gupfa ku bwacu akanatuzukira, ari we wo kwizerwa none n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu, amen.
ntiriwe ntinda hari ikibazo nagize. Yego. Ikibazo nagize umuntu yabasha kumenya ate ko kwizera kwashoye imizi mu mutima we? Ngira ngo nk'uko tubibonye ukwizera iyo twatangiye gushora imizi nyine kwemerwa niyo ntambwe ya mbere iba. Noneho rero iyo wemewe ntabwo uyu mwanya wahita ubimenya, ariko izindi ntambwe zigenda zikurikiraho nizo zigaragaza ko wemewe. Ijambo ry'Imana ryerekana ko kwizera kubanza gutangirira muri jyewe imbere, bitagaragarira abantu, ariko jyewe bingaragarira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya mbere kingaragariza ko natangiye kwemerwa, buriya igituma nshakisha kwizera ni uko buri gihe niyumvamo iki cyuho cyo kumva hari icyo nkeneye, cyo kumva nkeneye Imana, cyo kumva hari umucyo nkeneye, cyo kumva hari amahoro nkeneye, cyo kumva hari icyo nifuza, hari umunezero nifuza ntashyikira, cyangwa se hari umutekano muri jye nifuza nkumva sindimo nkushyikira. Hanyuma rero iyo maze kumva ijambo ry'Imana rikambwira uwo ndiwe, rikananyereka uwo nkwiye kuba we, nkabyizera, nkabyakira, ngatera ya ntambwe ya mbere navuze yo kwemera uwo ndiwe no kubisabira imbabazi, amahoro ya mbere nakira atangira kunkonfirima cyangwa se kumpamiriza ko natangiye kwemerwa. Ni ukuvuga ngo muri jyewe imbere mba mbifite, wenda ntashobora kubyereka abantu, ariko byabanje gutangirira muri jye imbere. Amahoro aza muri jyewe, umunezero winjira muri jyewe utangira kunyereka ko nemewe. Buriya na Abeli na Kayini ubwe yamenye ko Abeli yemewe, kandi we amenya ko atemewe. Muzi ko icyakurikiye kuri Kayini, Imana yaranamusuye iramubwira ngo ese wowe nukora ibyiza ntuzemerwa. Ntabwo byari rero iri jambo rya Abeli icyo ridusobanurira, ntabwo Imana yavugaga ku biro by'ibyo ari butange, nta nubwo Imana yigeze igaya ko yazanye ibice ngo ivuge ngo ugiye ukazana ibindi ntiwakwemerwa. Yaramubwiye ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Irakomeza iramubwira ngo dore ibyaha byitugatogiye ku rugi, kandi ni wowe wo kubitegeka. Urumva ko kwakwemerwa kwagaragazaga itandukaniro hagati yabo uko ari babiri. Amahoro, bya byishimo, ndetse n'ibindi bikurikiraho byatumye Kayini amenya ko watemewe, amenya ko Abeli yemewe. Ubu uyu munsi nubwo igitambo kitagaragazwa n'umwotsi nk'uko mu isezerano rya kera mu gihe cy'amategeko babirebaga, ariko uyu munsi muri twe imbere tumenya ko twemewe cyangwa tutemewe. Uyu mutima twahawe ibitekerezo, ubu bwenge, uyu mutimanama udusobanurira ko twemewe cyangwa tutemewe. Nubwo tudafite icyo dukora ngo twemerwe, wenda n'intoki cyangwa se n'amaboko, ariko umuntu yiyumvamo ko cya cyuho kigihari, agakomeza kugishakisha. Kandi iyo ukigezeho ku cyo urimo ushaka, nabwo umutima urabimenya. Tugeze ku musozo, tugira ngo dushimire pasiteri. Iki kiganiro kizakomeza, ndetse n'iri jambo ry'Imana haracyari ibice byinshi biri inyuma, tugira ngo dukomeze kubararika ikaze kumva iri jambo ry'Imana. Turifuza ko imitima yacu irushaho kwizera Imana, turifuza ko
umuntu abaho ubuzima bwo kwizera Imana nk'uko abatubanjirije bagiye babitwereka, cyangwa se Bibiliya igenda ibitwereka ko babaye intwari. Turifuza ko natwe muri iki gihe cya none haboneka intwari zo kwizera, ntitukazisome gusa muri Bibiliya ahubwo zibe no muri iki gihe cya none. Murakoze, Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane